tubanje kubasuhuza kandi reka twizere ko aho muri hose mumerewe neza nyuma y'iminsi myinshi twari tumaze nta makuru ya Otisi Group muri kubona. Otisi Group tubibutse ko ari ikinyamakuru cyanyu kigenda kibagezaho amakuru abatandukanye cyane cyane nyine agenda akomeza kubavugwa mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi y'ibiriho ibivugwa bijyanye n'ikoranabuhanga cyane cyane, aho tuba tugenda tugaruka ku makuru abatandukanye anagaragara ku mushinga ukomeye cyane uvugwa cyane muri iyi minsi ya none, ari wo mushinga wa Pi Network umaze kumenywa n'imbaga y'abantu benshi ku isi cyane, aho ukurikiranwaho rero amakuru umunsi ku wundi. Yes, kandi nyine mu gutangira iki kiganiro cyacu nka Otisi Group TV, reka tubanze twifatanye n'abanyarwanda bose mu gukomeza kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, dukomeza kubabwira ngo mwihangane kandi mutwazanye igitwari, kandi dukomeze kwibuka tuniyubaka, imbere ni heza. Rero reka tubashimire kandi mwese aho muri hose, kuko Otisi Group mwamaze nyine kuba muyikurikirana amakuru atandukanye. Yes, rero tudatinze cyane reka n'ubundi tuze dutangira n'agaseke k'amakuru turi kumwe nayo muri aka kanya. Yes, nk'uko mwayibonye rero twatangiye tuvuga ngo turagaruka ku kumenya no gusobanukirwa cyane blockchain yitwa Banix. Banix akaba ari ikintu gikomeye cyane, twavuga ko muri ya ecosysteme umushinga wa Pi Network iri kubaka ibashije kubigeraho cyangwa se yenda kugeraho neza. Rero twifuje nk'uko nyine bisanzwe kugira ngo tuze mu busesenguzi bwayo, tujye mu makuru yayo, tuyimenye, tuyisobanukirwe n'ikije kudufasha. Ese yavutse ite, turayihuza gute n'agaciro, turayihuza gute na ecosysteme, turayihuza gute na utility, turayihuza gute na usability y'uyu mushinga wa Pi Network, mu rwego rwo kuvuga ngo iyi Banix nayo ije mu rwego rwo gushyigikira no kurushaho gushyira izindi mbaraga mu bijyanye n'agaciro ka Pi Network ku isi ku rwego mpuzamahanga. Iyi Banix isobanuye iki? Mbere na mbere Banix bavuga yuko atari banki. Icyo cyo urumva kibanje kuvamo urujijo. Banix ntabwo ari banki, ariko nanone ivugwa yuko ni kompanyi cyangwa se ni kampani ikorera ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi aho tubona iri mu bihugu birenga 150. Iyi Banix rero ikaba ikoranaho yo ahubwo n'icyo bita Fintech. Fintech ubwo ubundi ni finance and technology, ni finance and technology. Iyi Fintech rero aba economist barabizi, ni urwego rw'ikoranabuhanga cyangwa se ni blockchain ibikorana n'urwego rwa finance ku rwego mpuzamahanga. Wenda ibifitanye isano n'amabanki, ariko yose iba ari banki. Ni ukuvuga ngo ni ikoranabuhanga rishingiye ku mabanki. Ni nk'uko uyu munsi wavuga ngo mobile money ishobora kubitsa muri banki, ariko ntabwo mobile money ari banki. So ubwo ni ukuvuga ngo rero iyi Banix nayo ishobora kuba interconnection y'amabanki n'izindi service cyangwa se izindi application. Rero tugiye kuza tuyumve neza, dusobanukirwe impamvu umushinga wa Pi Network uri kuyishyira mu mishinga ikomeye igomba gukomeza kubaka no kwifashisha. Hano baratubwira ko Banix ubwayo ubundi ni iki? Banix bavuga ko ni sosiyete mpuzamahanga y'ikoranabuhanga mu by'imari, nk'uko twabivugaga nyine Fintech. Ikaba yaratangijwe hagamije gufasha abantu kugura ndetse no kugurisha ibiba bijyanye na cryptocurrency, amafaranga ya Bitcoin, Ethereum n'andi azwi cyane uyu munsi akoreshwa ku rwego mpuzamahanga. Bakavuga ko bakoresheje uburyo busanzwe bwo kwishyura nk'amakarita ya banki, Apple Pay cyangwa se PayPal. Izi zose rero
zikaba ubu bwose nako bukaba ari uburyo busanzwe bubaho n'ubundi bwifashishwa mu myishyuranire y'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo uyu munsi n'ubundi hari ibihugu cyangwa se ahantu hamwe na hamwe za visa card za mastercard ziba zishobora kwifashishwa mu kugura cyangwa se mu kubona serivisi zishingiye nyine kuri ariya mafaranga twavugaga ya cryptocurrency. Noneho izi za PayPal cyangwa se izi Apple Pay, izi zose zishobora nazo kwifashishwa mu buryo n'ubundi buba burimo kubikuza. Urugero, hari nk'amaplatform y'ikoranabuhanga menshi ateganya uburyo bwo kwishyura cyangwa se ibyo bita withdraw, bakakwereka ubu buryo. Ngira ngo abenshi murabimenyereye, ukaba wakorera amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko muri bwa buryo bwo kuyahembwa, ukayahembwa binyuze muri account yawe isanzwe cyangwa se banki yawe isanzwe. Rero bavuga yuko iyi Banix ariyo ubwayo ibasha kubihuza no kubikora. Yes, rero amateka yandi batubwira, iyi Banix ubwayo yabayeho ahagana muri 2014, urumva ko atari kera cyane, ni vuba. Bavuga ko kandi yavukiye cyangwa se yashingiwe mu gihugu cya Australia. Bavuga ko kandi yashinzwe n'uwitwa Dominic Carosa, umushoramari uzwi mu ikoranabuhanga ku rwego rw'isi. Ahangaha kandi bakavuga ko intego yayo yari uguhuza isi isanzwe y'imari, ibyo bita banking, niyo bita blockchain, ari byo bita cryptocurrency. Ni ukuvuga ngo hari isi isanzwe yitwa banking, ubwo ni abantu bose bafite amafaranga afite abahahuriye n'iby'amabanki. Noneho n'abandi baba mu yindi si yitwa blockchain, ariyo nanone igengwa cyangwa ibamo cyane cyane ibyo twavuga ngo ni ama cryptocurrency. Ibyo bakavuga rero ko babyubatse kugira ngo babihuze mu rwego rworoshye kandi urwego rwizewe rutarimo ibindi bintu by'amanyanga. Turaza kugenda tubona uburyo nyine intego zayo byatumye bayubaka kandi ikabaho uyu munsi. Bavuga ko ahagana muri 2011 Banix yatangiye gucuruzwa nk'isoko ry'imari rya Toronto muri Canada, kandi igakora nka kampani y'ubucuruzi ifunguye, ibyo bita publicly traded company. Ni ukuvuga ngo ni kampani izwi, rero ni kampani yabayeho, ni ikigo cyabayeho kizwi na leta, kizwi mu rwego rw'amategeko, gifite imigabane, gifite ikoranabuhanga kigenderaho, ariko no mu buryo busanzwe kikaba ari ikigo nyine kizwi kandi gikora ibizwi. Hanyuma rero turagenda tubona uko imikorere yacyo, ndetse tugende tugaruka n'uburyo uyu munsi gikora n'ibindi bigo. Ikindi hano bakubwira ko Banix ubwayo ikorana n'amasoko n'ubundi nk'uko twabivugaga y'ama cryptocurrency. Yesanga rero batubwira ku isoko ry'ibanze, urumva ikorana n'isoko rya Binance, igakorana n'isoko rya KuCoin, iyi ngiyi muzi ko ariyo muri Korea y'Amajyepfo, ndetse igakorana n'irindi soko ryitwa OKX, murayizi rya soko ry'ejo bundi n'ubundi ryanyuzeho na P-Network. Hanyuma hano kandi bavuga ko ni amasoko menshi akorana naryo muri iyi ngeri ya crypto, ariko nanone banatubwiramo n'irindi ryitwa Bybit, iyi naryo rikaba rimwe muri ayo masoko agaragaza ko akorana n'iyi Banix. So ahangaha rero ikindi batubwira ko iyi Banix itanga serivisi zishobora kwemerera abantu kugura crypto bakoresheje amafaranga asanzwe, ibyo bita fiat currency. Baduha urugero rwo kuba ukoresheje amadolari, amayero cyangwa se amafaranga y'igihugu cyabo. Ikindi bagaragaza ku mikorere yayo, bavuga ko iyo ugiye kuri Banix, ugiye ku rubuga rwa crypto ishobora kuba ikorana na Banix, icyambere baguha guhitamo ibyo ushaka kugura, crypto ushaka kugura. Noneho ikindi nanone, ngira ngo mwarabibonye mu kiganiro cy'ubushize, hari ifoto twashyize mu kiganiro yabigaragazaga neza. Nanone bakubwira guhitamo uburyo bwo kwishyura, ibyo bita Visa, Mastercard cyangwa se back transfer n'ibindi. Ikindi wamenya kuri Banix, bakubwira ko igikorwa cyayo cya blockchain
kiba kiri mu mucyo, ikorera mu mucyo. Ikindi igufasha kumenya uburyo bwiza bwizewe wabonamo ubwo buryo bw'ayo mafaranga y'ikoranabuhanga iyo ushaka kuyagura, kandi bakakubwira ko ikorohereza mu buryo bwihuse. Icyo nacyo ni kimwe mu bivugwaho muri serivisi zayitanga. Ikindi hano wagakwiye kuba wumva unamenya, bakubwira ko Banix yemewe mu bihugu byinshi kandi igenzurwa n'inzego za leta. Ko ngako mukumveho cyane kandi mukitondere. Bakubwira ko iyi Banix wenda ni muri bya bihugu nyine wenda ikoreramo, ntabwo bivuze ko ari ibihugu byose kugeza uyu munsi, ariko urugero hano narubahaye hariya hejuru habanza, murabona ko Banix ubwayo bayerekana mu bihugu birenga 150. Ni ukuvuga ngo ibihugu birenga 150 Banix bikoreramo, kandi ikabikoramo mu rwego rwemewe nande na leta. Aha rero bakubwira ko yemewe mu bihugu byinshi kandi ikagenzurwa n'inzego za leta. Ikindi hano bakubwira ko isobanura uburyo bwo kugura crypto ku bantu batari abahanga mu bya blockchain. So ni ukuvuga ngo aha ntabwo ari bya bindi wavuze nyine ngo ugiye gutradinga, ugiye kubugura n'unagurisha. So aha rero bagaragaza ko nyine yorohereza ba bantu bagifite ubushobozi buke bwo kumenya ibyo bintu. Ikindi nanone hano baravuga ko ikoresha uburyo bwo kurinda amakuru n'umutekano ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo jyewe nabanje kuyikoraho ubushakashatsi, nubwo nkoze ikiganiro ariko narayisomye, nayikozeho ubushakashatsi, ndetse nabonye n'icyo bita agreement ku muntu ushaka kuyiyandikamo cyangwa se kuba yayigiramo account. Ni ukuvuga ngo igira igitabo niba nakita ko ari contract, niba nakita ko ari amabwiriza agenga iyi company. Ni ukuvuga ngo baguha igitabo ugomba kubanza gusoma kigizwe na page 28. Ibaze nawe page 28 zisobanura imikorere yayo. Ni ukuvuga ngo rero aho harimo amategeko menshi cyane, harimo imikorere yabo, harimo ibintu byinshi bisobanura uko bakora. Ni ukuvuga ngo nanjye nibwo bwa mbere nari mbashije kuba nabona systeme yo muri ibi bintu by'ikoranabuhanga ifite amakuru adasanzwe nk'iyi ngiyi ya Banix, kubera ko icyambere berekana akantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo nabira twita ngo kuyibikurizaho, kuyibitsaho se, byose biri mu buryo bunyura mu mucyo, kandi buba bugomba kuba buri recorded, bunagaragaza ikintu aho kivuye n'aho kigiye, ndetse bikanagaragaza n'umuntu ubikoze ninde. Ni ukuvuga ngo haba harimo amategeko menshi akumira ibyo twavuga ko ni cyber crimes, kuba harimo abantu wenda bakwihishamo bagakoresha ibindi bikorwa amafaranga mu buryo bw'ibyaha, cyangwa se ibyo nanone twita donc system iri anti money laundering. Ni ukuvuga ngo amafaranga yayandi aba ashobora gukoreshwa mu byaha cyangwa akinjira mu gihugu mu buryo butazwi. Ibyo nabyo iyi systeme irabikumira, ntabwo ibyemera. So aha rero ikindi bagaragaza, bavuga ko nkuko hano n'ubundi babivuze, baravuga ngo ikoresha uburyo bwo kurinda amakuru n'umutekano ku rwego rwo hejuru. Aha ngaha birumvikana ni KYC zimwe zose tuba dukora. Buriya n'iriya KYC tuba dukora kuri Pi, iriya ubundi ubwayo ni igisobanuro gikomeye yuko Pi uhawe cyangwa se uzahabwa no mu minsi iri imbere udakwiye kuzazikoresha mu buryo budakwiriye cyangwa butubahiriza amategeko, kuko nabyo bizaba biri mu buryo bushobora gutuma bikurikiranwa neza niba wakoresheje amafaranga ya Pi mu buryo bumeze bute, kuko nicyo iriya KYC bivuga nyine, to know your customer. Noneho ngaha bakavuga AML, anti money laundering. Urumva ahangaha ntago ikoresha mu buryo nanone bushobora gutuma amafaranga akoreshwa mu gihugu mu buryo butazwi cyangwa butemewe. So ibyo rero nibyo bimwe muri bikeya twaguhitiyemo kuba wamenya kuri iyi Banix wallet, Banix app. Ibindi ugomba kumenya nuko ntago ari ya systeme uri bugende utoragura ahantu hose ngo yinjiremo. Ni ukuvuga ngo iyi Banix ntago ari website ugenda ngo utore ahantu hose ngo yinjiremo ufunguremo account. Ni ukuvuga ngo account yayo ni kimwe mu bintu binagoye ntarabona ku rundi rwego rw'ibindi bintu namenye. Ubwayo kugira ngo ube wanayiverifying iyo account igusaba ibintu byinshi. Niho hantu bagusaba kuba wagira icyo bita
liveness inshuro nayo ebyiri zirenga ebyiri. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kukumenya ngo urinde, mu buryo bwo kumenya ngo utuye he, mu buryo bwo kumenya ngo ukorera he, ubarizwa hehe, ibyangombwa byawe byose bikaba bizwi. Ni ukuvuga ngo ni ahantu nyine ubona ko bitondeye cyane bajya kubaka umutekano waho, kandi murumva nyine impamvu yabyo. Bakorera mu mucyo, bakorera mu buryo buri transparent kugira ngo buri kimwe cyose ukoresha iyo konti kuri bo kibe kizwi kandi kigaragara. Urumva rero niba bafite systeme ibasha kurinkinga n'amabanki, urumva ko nyine amabanki abakorera mu gihugu, amabanki bari muri under monitoring y'ama central bank. Ni ukuvuga ngo ama central bank nayo abagomba kuba afite uruhare mu kumenya iyo systeme yabikoreshwa. So ibyo rero bakaba ari byo bari kubaho ko uyu munsi bariho bashaka kugenda banoza, nabo bagenda bubaka kugira ngo umushinga wa Pi Network nawe uzakoresherezwe muri iyo systeme. Iyo systeme urumva ubwayo izaba yemera ko wayikoresha ariko mu buryo buri kontrole, mu buryo bushobora gutuma bimenyekana neza ngo wabikuje gute, donc ni ukuvuga ngo hari byinshi tugomba kuba dutegereje mu buryo burushaho kugenda bunoza imikorere n'imikoreshereze y'uyu mushinga turimo cyangwa twamenye Pi Network. Ibindi wagenda umenya nyine nuko amakuru menshi yo abagitambuka, ariko ntarava kuri iyi Banxa. Murabona hano iburyo bwanjye ahatangira, murabona hari ahantu handitse ngo verify identity and deposit. So ahangaha izi nizo step zikoreshwa muri iyi account. Iyo uri kuyifungura ubanza kunyura kuri step nyine yitwa ku verifyinga iyo konti, nyuma hakabaho icyo bita identity, niya myirondoro yawe. Noneho ibindi byo bikurikira ni process ziba zijyanye n'uburyo wakwifuza gukoresha iyo account. So ikindi kintu gikomeye ubonamo, urabona harimo ahantu bavuga ngo purpose of transaction. Ako kantu hari ahandi hantu murumva bakabaza. Ni ukuvuga ngo rero aha muri iriya purpose of transaction, ni uko wenda ntabishyizemo hano byose, ariko murabona hasi ahantu handitse ngo describe the purpose of your transaction. Aha jewe navuzemo ngo payment online purchases. Urumva harimo n'ibindi byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo niba uri muri trading, niba ari ubucuruzi busanzwe, niba ari ibyo wahashye. So urabona rero buri kimwe cyose hano kiba kigaragara, ukavuga ngo wishyuye cyangwa se ukoze transaction, wishyuye nde, kuzihe mpamvu, ni ibiki uhashye, ni ibiki uguze. So aha rero ibyo byose urabonaho biba bigomba kugaragara muri iyi ecosystem, muri iyi fintech ya Banxa. So aha rero tukabona ko amakuru yayo nk'uko mubibona ari kugenda trending hirya no hino ku isi, ndetse muranabona ko hano nk'uko nabibahaye mu mafoto baragaragaza Banxa ariko bakanongeraho Pi Network. Byumvikana ko mu kintu isi yiteguye cyangwa itegereje ni ukubona isoko rinini cyane rikomeye riturutse mu bapayoniya, yaba andi ma platform yose n'ubundi asanzwe ariho, yaba aya ma platform n'ubundi ya Binance n'andi, buri kimwe cyose gihari uyu munsi gitegereje kuzabona Pi Network igendana nacyo, kuko Pi Network mwibuke ko ni web gatatu, ni transaction iva muri web 2 ijya muri web 3. Byumvikana neza cyane ko niho isi yose itegereje kubona impinduka, cyangwa se abahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga niho biteguye kubona izindi mpinduka zikomeye cyane mu bijyanye n'isi turimo. Yes, ahangaha ikindi kintu wamenya, bavuga ko Banxa ubwayo imaze kuba iholdinga Pi zirenga miliyoni 30 n'ibihumbi 500 by'ama Picoin. Aya ngaya ari mu buryo bari kuvuga ko yamaze kuba hosted cyangwa bayaholdinze muri systeme yayo mu buryo bw'imikoranire y'iminsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere bo ubwabo ayo ngaya azatangira gukorana na babandi bashaka kugura Pi cyangwa se bashaka kuzivunjishirizayo. Ibyo nabyo ni ibivugwa. Ahangaha bakavuga ko n'indi version iri mu Gifaransa, bavuga ko affirma sa confiance dans l'avenir des actifs numériques basés sur le blockchain, la fournisseur mondiale d'infrastructures de paiement Banxa a confirmé détenir plus de 30,5 millions de Picoins.
soit une participation évaluée à environ 19 millions de dollars américains. So ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi izo 30 millions za Pi Network ziri na ekivara kuri amafaranga angana na miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Byumvikana ko hariya muri Bonixa bamaze gutegura ubwo buryo bw'igura n'igurisha bishingiye muri iriya system. Byumvikana ko uko bazarangiza gutegura uyu mushinga neza, hari ibintu byinshi bizaba byoroshye muri iriya systeme nkuko twagiye tubibona nyine mu mateka yayo, ikaba ikora mu buryo bwizewe kandi buri mu mucyo bugaragaza buri kimwe cyose. Byumvikana ko uko izagenda inozwa, ndi kubara uyu mushinga wacu wa Pi Network uko uzarushaho kugenda wuzuza ibiri ngombwa, wuzuza ibikenewe byose, niko ibintu muzagenda mubona bijya mu mucyo kandi bigenda neza. Yesanga bakavuga nanone ngo cette évolution soulignait la confiance croissante à Pi Network, un acteur majeur dans le secteur des crypto-monnaies et des paiements décentralisés. So birumvikana rero cyane aha bagaragaza ko ku bantu bose bafite Pi Network bigenda bibazamurira icyizere, ndetse kandi bikagaragaza ko iyi Pi Network izaba ari rwo rwego rushingiyeho cyane mu ikoranabuhanga. Muribuka ko Pi Network niyo izaba ifite uyu munsi twavuga cryptocurrency nyinshi yakoze kandi zifite igiciro kiri hejuru kinini. Nta yindi coin iriho ku isi izaba ifite amakoini menshi kandi ari ku giciro cyo hejuru kinini. Byumvikana ko bayikoze mu rwego rwo kuvuga ngo isi yose izayimenye, isi yose izayikoreshe, ibigo byose bizayikoreshe, inganda zose zizayikoreshe, mbese ibintu byose bishobora kuzakenera amafaranga mu minsi iri imbere ku rwego mpuzamahanga bizakenera Pi cyangwa se bizifuza gukoresha amafaranga ya Pi Network. So aha rero kuba uholdinze Pi zawe uba ugomba kumenya agaciro k'icyo ubitse, ntuzangize cyangwa ngo uzikinireho ngo uzipfushe ubusa. Yes, dukomeza rero n'aya makuru kuko uyu munsi twakubwiye ngo inkuru nyamukuru cyane twifuje kuza tugusobanurira Bonixa icyo ari cyo, kugira ngo ugende umenya byinshi cyane biba bivuzweho n'amakuru yayo aha agenda yerekera. Ikindi hano ukwiye kumenya, baravuga ngo cette acquisition souligne non seulement la positionnement stratégique de Bonixa dans l'économie, dans les actifs numériques, mais marque également un tournant décisif pour l'économie, pour l'écosystème du réseau Pi, qui compte désormais plus de 60 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Ahangaha muraza kutwihanganira ntabwo turi abahanga cyane mu gusobanura igifaransa, ariko nanone icyo twabasha kumvamo nuko bavuga ko ubu buryo bwa Pi Network muri Bonixa busobanura cyane ko buzatuma urwego rushingiye ku mafaranga ari numerique ruzamuka cyane kandi rukaba actif. Donc système ya remone numerique izarushaho kumenyekana ku isi kubera ko izabikorera mu buryo bwizewe, ikorera n'amafaranga asanzwe, byose bishobora kuzuzanya. So urumva rero Pi Network bayivuga ko ninyura muri iriya nzira ya Bonixa izazamura uru rwego cyane. Aha baravuga ngo de plus de 60 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Urumva ko bagaragaza ko abarenga miliyoni 60 ku isi bazaba bisanga bashobora kuba bari gukoresha aya mafaranga muri ubu buryo. Ibyo rero ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu isi itegereje, ni amakuru mashya ataba ariho, ahubwo ari amakuru twitegura kugenda tubona ndetse tuzagenda tubona muri experience y'uyu mushinga wa Pi Network. Yes, hano kivugwa baravuga ngo grâce à cette acquisition, Bonixa permet aux utilisateurs d'acheter des Pi. Ahangaha iyo bavuze Pi baba bavuze de USP. Ni ukuvuga ngo ni idolari cyangwa se ni payoma de dolari par Pi. Ni ukuvuga ngo ni Pi ifatanye n'idolari cyangwa se Pi cyangwa idolari ryivunja kuri Pi. Ahangaha nicyo baba bagaragaza cyane, bakavuga ngo des acheter de USP directement via sa plateforme et de les déposer directement
de leur portefeuille P. Ni ukuvuga ngo uzaba ushobora kuba wahahira hariya mu buryo bukoresheje ya madolari kuri P, ariko nanone ubwo buryo uhahiyemo kandi we bwanatuma amafaranga ukoresheje cyangwa se uvunjishije muri Pi wanayabika ku buryo bwawe, yaba bwa wallet cyangwa se n'uburyo busanzwe bwo muri konti yawe mu buryo busanzwe bw'amabanki. So ahangaha ikindi bakubwira ngo simplifier ainsi l'accès et réduire les frictions pour les utilisateurs souhaitant s'engager dans l'économie Pi. Ngira ngo abumva igifaransa aho mwamaze kubyumva cyane. Aya rero namwe mu makuru twavuga meza ariho avugwa cyangwa se tubona ko muri avenir, muri future y'uyu mushinga wa Pi Network hakomeje kuba hubakwa ibintu byiza byinshi. Twabwira abapayoniya ngo kuba waramenye uyu mushinga ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cyo gukomeza guha agaciro, ni ikintu cyo gukomeza kwigengesera, ndetse kandi aya makuru tuba tuzi neza ko muyakurikirana neza cyane. Andi makuru yagiye avugwa n'ubundi mu bitangazamakuru bitandukanye cyangwa se ku ba influencers batandukanye. Ngira ngo hari umuntu influencers mumenyereye cyane witwa Daniel, ukunze kuba atangaza amakuru menshi cyane ajyanye cyangwa update ziba zenda gusohoka. Aha rero yavuze ko some of Pinecoin's officially partnership have already been ntago amakuru nyasoma neza, ariko ni ukuvuga ngo reka nyababwire nk'uwayasomye mbere narinze kubasomera. Icyo yagaragaje we yamaze kugaragaza ko umushinga wa Pi Network cyangwa imikoreshereze ya Pi Network kugeza uyu munsi iriho igenda yemerwa ku rwego mpuzamahanga, aho yagaragaje ko nyine ibigo by'imari nka za IMF nka za World Bank zigenda ziwuha inda ya bukuru cyangwa se ziyicira inzira yo kugira ngo zigirane amakontragiti n'amabanki n'ibigo by'amabanki. Byumvikana ko rero ibi byose ni inzira iriho yubakwa kugira ngo Pi aho ziri hose zizabe zifite agaciro kandi ari amafaranga yizewe n'isi ashobora gukoreshwa mu buryo mpuzamahanga bwizewe. So aho ngaho rero n'andi makuru n'ubundi dukomeza kuba tugenda tubakurikiranira n'ubundi mu minsi iri imbere, uko muzagenda mubona update zacu za OTC Group. Tukubwira gusa ngo we niba utarakora subscribe ukwiye kuyikora kuri iki kiganiro kuri site yacu, kugira ngo amakuru yose tugenda tukugezaho ntakagucike kandi ujye umenya byinshi kuri channel yacu ya OTC Group News. So ikindi tukubwira nyine hano ni amakuru yatambutse mu minsi ishize, bamwe bakibaza tese yaba ari ryakoranabuhanga riri kubikora cyangwa se nibyo, bamwe bakabishidikanya abandi bakabyemeza. Aha nuko mu minsi yashize nabwo nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ubwiwe yigaragarije ikarita igaragaza uburyo ikarita iri mu bwoko bwa gold, avuga ko nyine yashyizwe hanze kugira ngo umuntu azayigure mu rwego rwo kuba yajya imufasha gukoresha cyangwa kubikuza amafaranga agendeye mu ikoranabuhanga. Urumva icyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye cyane. So ahangaha rero yagaragazaga ko iyi karita nayo iri ku isoko. Urumva ibyo byose ni ibigenda bisapotinga ibi bintu bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga. Urumva niba umuperezida wa Amerika nka Donald Trump ubwiwe ashobora kugaragaza imikoreshereze y'amafaranga y'ikoranabuhanga cyane cyane aho twaba nyine mu buryo bwa crypto money, urumva ni ikintu kidasanzwe, ariko ni ibintu nyine bubatse kandi bakomeje kugenda bategura banoza neza cyane. Niyo mpamvu twavuga ngo reka tukomeze tubihanga amaso, tubitega amaso, tumenye iyo byerekera. Yes, ikindi ukwiye kuba umenya ahangaha rero mu makuru adasanzwe nayo aba ari mu byasohotse cyangwa ibyavuzwe, ni uko mu gihugu cy'Ubushinwa nyine bakomeje kuba bagaragaza ko nabo mu rwego rwo guhangana n'aho isi igeze n'ikoranabuhanga aho rigeze, nabo bari kwigisha cyane abana batoya iby'ikoranabuhanga, aho hano bari kukubwira ngo every kid in China is now required to learn starting September 1 mandatory for every children. So ahangaha bari kuvuga ko murabizi ko uyu munsi nyine ahantu ibintu bigeze,
ibintu bigeze mu ikoranabuhanga rishingiye kuri artificial intelligence. Aha rero barakubwira ko mu gihugu cy'Ubushinwa nyine abana batoya baho batangiye kwigishwa iri koranabuhanga rishingiye kuri artificial intelligence bakiri batoya cyane, kuva kuri stage y'imyaka 2 kugera ku myaka 6. nawe wibaza uwo mwana imyaka 2 kugeza ku myaka 6 bagatangira kumwigisha ikoranabuhanga rishingiye kuri artificial intelligence. Ni ukuvuga ngo bimwe twita ngo n'uwo mwana ngo akine n'igipupe, bimwe by'iwacu mu cyaro, hano Umushinwa we baramwigisha aho gukora ikoresha mu buryo azakura azi iryo koranabuhanga ku rwego mpuzamahanga. Urumva rero nyine agahugu umuco akandi umuco, urumva umwana w'Umushinwa we ko azajya gukura akaba umuntu mukuru ku ikoranabuhanga, ari umuntu uri ku rundi rwego rukomeye cyane. Yes, rero namwe mu makuru yose tuba twagiye tubakusanyiriza abari mu binyamakuru bitandukanye, aba yagiye asohoka, aba yagiye avugwa mu bintu bitandukanye. Yes, ikindi twakomeza kukubwira gusa nuko nari nibagiye kukivugaho muri iyi gahunda ya Bonix harimo wenda ababa kuri Otis Group, ndaje nze kubaha link murabyisomera cyane, amakuru murayikurikiranira, murabizi ko natwe icyo tubakorera ni ukubaha amakuru yizewe kandi amakuru atari ibihuha. Niyo mpamvu kuri iri soko rya Bonix cyangwa kuri iyi link turi bubahe muragenda munabonaho buri kimwe cyose gishingiye ku makuru abagaragaza ibiciro nyine nkuko twayivugaga by'aya macoin na P-Network rero irimo aho izi trendinga ku za Bitcoin, za Ethereum, za Solana, za Tether cyangwa se USDT, za BNB, za Solana. Urumva aho banakwereka amafaranga nyine yiteguye kuba aridinga andi cyangwa se agomba kuba amayobozi y'ayandi. So ibyo nabyo ni ikindi kintu nyine giha agaciro. Aha bakubwira ko biba biri kugaragarira ku rubuga rw'icyo bita CoinGecko. CoinGecko rero niyo iristinga nanone ya mafaranga ikanagaragaza ukuri kwayo cyangwa se ibiri current. So aha rero kurya muzi ugiye nko muri banke ugasanga harimo ya trend bigaragaza ibiciro by'amadolari, amayero, amapaundi, kumwe biba bitrendinga muri iyo system, naho niko biba bigaragara, bakugaragariza isoko ryamanutse gute, ibice bingahe, ryazamutse gute, ibice bingahe, n'igiciro biriho bihagaze hako kanya. Ni nko kurya system yabyo yubatse nko kurya tubona system yo mu mabanki ibimeze. So aho rero urumva ko na ahantu hatanga amakuru meza. Yes, ikindi nari nibagiwe kuba ngarukaho wenda cyo reka nyivuge mu Cyongereza niho kiri, mu buryo bwiswe unlocking through potential through utility expansion. Ananone bakavuga ngo devaluation delivered from the single institution utility highlights the immense potential that lie within the P-Network. Market observers suggest that the introduction of just 10 additional real-world utilities could significantly event the perceived and actual value of Bitcoin. So aha rero mwabyumvise ikintu kinini bavugaragazamo nuko ubu buryo buzakoreshwa n'umundi nabwo nari nabigarutseho bwa Bonix na P-Network, ni uburyo buzafungura amahirwe menshi, buzafungura imikorere migari cyane. Hano rero bakavuga ko hari ibintu birenga 10 isi izungukiramo gukoresha ubu buryo bw'amafaranga ya Bitcoin, kandi buzanatuma ako gaciro ka Bitcoin nyine buzamuka. Urumva ko ibyo nabyo ni inkuru iri very motivated ku bantu bamenye cyangwa batunze P-Network. Aha kandi bakanavuga ngo unlike conventional cryptocurrencies, P-Network has adopted a mobile-first community-driven approach with an emphasis on real-world use cases and decentralization. However, some within the P community are using the P core team to take the next logical step, open the ecosystem to global developers and innovators. So, buri kimwe cyose cyarasobanuwe, cyahawe umurongo. Gusa icyo bavuga ngo nuko P-Network abantu badakwiye kuyitiranya cyane
n'uburyo busanzwe bumenyerewe bwa cryptocurrency. Ubwayo ifite uburyo yatanzwe, ifite uburyo abantu bose bayihaweho amahirwe ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ko mubizi yanyuze mu buryo abantu bose bayibona, mu buryo bwo kumayininga, mu buryo bwo kwicukura binyuze muri telefone. Byumvikana ko uyu munsi nta muntu uzitwaza ko yayihashye, yayibonye yahenzwe, batanze ayo mahirwe ku bantu bose, amahirwe angana. Aha rero ni byinshi byayivugwa, ariko hano nanone bavuga ngo barring border participation in breeding application server marketplace of P-Network, the ecosystem could rapidly expand in scale, functionality and adoption. These openings would not only boost utility but also create a genuine economy backed by real transaction using P-Coin, strengthening its value proposition. Yes, reka tutiriwe dukomeza kuvuga ibintu byinshi. Ababa muri OTC group, ababa muri groupe zacu za OTC group, ndayibasharinga aka kanya ntanabyibagirwa. Wenda abandi amakuru neza muraza kuyisomera, mwumve neza agaciro k'iyi Bonix n'impamvu bari kuyihuza n'uyu mushinga wacu wa P-Network. Ngira ngo byinshi cyane tuzagenda tubirushaho kubimenya, tuzajya turushaho kubona amakuru y'ibyiza cyane bivugwa muri uyu mushinga. Gusa mu cyo bavuga nyine, bavuga ko ubu ari uburyo bushya bugiye guhindura ibintu byinshi, bugiye gutuma amateka menshi y'isi ahinduka, cyangwa se ubukungu bw'isi bukagenda butera imbere bishingiye nyine kuri iri koranabuhanga rya Web3, ndetse rigiye kuba rizanana n'ubundi buryo bushya burimo ubucuruzi bushya bushingiye kuri P-Network ku bintu byose, kuri buri kimwe cyose. Yes, tugenda kandi tugana ku musozo w'amakuru n'ubundi twabateguriye. Reka tuyibutse ko kugeza uyu munsi abantu bamwe bakibona amawallet yabo bakayabona yanditseho ngo inactive, cyangwa se andi bakayabwira ngo active your wallet. Ngira ngo benshi bagera aho ngaho nanone bigasa nkaho bibateje confusion, bamwe bakananirwa kumenya icyo bakora, cyangwa se abandi bakumva birabacanze. Ariko icyo twababwira aha ngaha nuko iyo wasabwe gukora activate kuri your wallet, nukuvuga ngo n'ubundi ni ya nzira tujuru baba bagusaba ugenda uhuze na email yawe, umenye neza kandi making sure ko iriya wallet uri guhuza ni wallet uhuje mu buryo buri definitive. Nta kindi gihe uzavuga ngo warabyibeshyeho. Numara urugero uyu munsi rworoshye, mubona ko iyo wamaze guhuza iriya email yawe, donc ya email winjiriyeho bwa mbere ujya kwinjira muri uyu mushinga, ku bantu noneho cyane cyane baba barakoze KYC, kugira ngo ubwe ngo ugiye guhindura ubwo buryo, bahita bagusaba ngo wongere ukore liveness y'ibyo bintu. Byumvikana ko ikintu cyose ugenda wemeza muri iki gihe kuri Pi, ugomba kucyitondera, ugomba kuba ubisobanukiwe neza, ugomba kuba udashidikanya, usobanukiwe n'icyo ugiye gukora, kuko bo bateganya ko umuntu wese ukora ikintu cyose kuri baba basabye agomba kuba afite amakuru yumva neza. So iki kinyamakuru tugiye kubaha ni ikinyamakuru kigiye kuzajya kibaha amakuru atandukanye, muzahakura ibintu byinshi cyane. Hariho nari amakuru nyine avuga Crypto Summit at the White House, a pivotal moment for cryptocurrency regulation and the future of P-Network. Naho hari andi makuru nyine agaragaza White House cyangwa se kwa Trump, uburyo bwo kwemeza. Ngira ngo ni naho nabasezeraniye ya nkuru y'ubushize, nari nababwiye ngo nayo nzayibaha inkuru yagaragazaga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine bariho bemeza, cyangwa se nabo bari gushyira imbere gukoresha P-Network muri Amerika. Urumva muzajya muhakura amakuru menshi ashingiye kuri P-Network, cyangwa se avuga byinshi ku ikoranabuhanga rigezweho uyu munsi. Tubabwira ngo wowe niba ukurikiranye OTC Group uba ukwiye gukora na subscribe kugira ngo urusheho kuzajya ugendana natwe ku makuru y'ingenzi yose, amakuru tugenda tukagutoranyirizamo ay'ingenzi yayandi arushaho kukubaka. Twizera ko kandi aho ibintu bigeze umaze gusobanukirwa byinshi, kandi uzagomba kumenya byinshi cyane bishingiye mu ikoranabuhanga. Yes, ikindi twakubwira nuko abantu batarabona KYC abenshi usanga uyu munsi bakomeje kubibazaho ibibazo bitandukanye. Ese KYC byararangiye? Ese nta kindi cyizere kigihari cyuko tuzazibona?
icyo twakubwira mu nkuru nziza ihari ni uko umuntu wese utarabona KYC nibamara kunoza iyi ecosystem bari kubaka, hateganyijwe ko hazatangwa none icyo bita ahubwo mass KYC. Iyi mass KYC rero niyo izaba ari iya nyayo, kuko niyo izaha abantu bose amahirwe yo kugenda bagakora KYC vuba vuba, ndetse binagaragazwa yuko n'abandi bantu bashya bazajya binjira, mbere yo kwinjira ahubwo azajya ahera kuri KYC. Ni ukuvuga ngo uzajya winjira ushyiremo account yawe bahite banakwemerera kubona KYC, kubera ko n'ubundi ntago uzaba ugiye kuzakora urugendo rwo kuzabona payi nyinshi. Murazi ko ibijyanye na payi zo kuzibona ni nyinshi, bizasigara ari amateka. Ibyo byabaye amateka, ntago bizaba bigihari. Uyu munsi uwabonye payi yarazibonye, utarazibona nyine navuga ngo nta handi hantu hariho kuzibona mu buryo bwa mining, kereka wenda nyine nanone ba bantu bafata risk. Reka tuvuge ngo ni ugufata risk cyangwa se ni ugufata advantage. Ni ukuba advantage na disadvantage biraturanye, biragendana. Buri wese agira amahitamo ye bitewe n'imibereho, bitewe n'imyumvire ye, bitewe n'umutima we icyo umusabye gukora, cyangwa bitewe n'ubushishozi bwe. Aha rero niho bakubwira ko unabishoboye nyine harimo abagura payi muri iriya rate ntoya ihari uyu munsi, bitewe n'uko babihisemo, bitewe n'uko bavuga bati nta payi dufite dushobora kuzibika, we never know tomorrow. So ibyo rero ni ibigaragarira kuri buri umwe wese mu minsi iri imbere, kuko mu minsi iri imbere umuntu wese nihaba habonetse aya mahirwe yo gukoresha payi, urumva utazifite nyine bizamugora kuzibona, ariko wazibitseho nanone ntacyo, urumva ya mvugo y'uyu munsi bavuga ntacyo wazaba uzumubaza. Gusa biratangaje iyo nanone uri kugenda ubona abantu bafata payi zabo bakazikaranga rwose bakazigurisha. Hari abantu benshi uyu munsi batagifite payi kandi barazihoranye. Rero reka tubabwire ngo amakuru ntuzavuge ko utayabonye, amakuru menshi yarabonetse, ibyinshi bivugwa kuri uyu mushinga urabikurikirana urabibona. Rero twavuga ngo buri wese reka tumwifuriza amahirwe menshi muri uyu mushinga. Hanyuma tugenda tugana ku musozo, reka tukubwire ngo utarakora subscribe uyikore, ndetse n'ikiganiro cya OTC Group iyo ufite aho ugomba kukisangiza abatimuzi bawe, baba bakwiye kumenya amakuru, bakamenya n'agaciro ko kubika payi zabo, bakamenya na byinshi bivuga uyu munsi. Ibindi byo twababwira, amasuko aracyategurwa, ngira ngo mwarabibonye ko ibintu byinshi uyu munsi biracyari kubakwa biva muri web 2 byinjira muri web 3. Ni naho twababwiye mu minsi ishize ko amakampani menshi yaba ari yaratsindiye muri hackathon, yaba ari nandi na za programme nyinshi na ya application menshi ategerejwe ko nayo abanza akimuka muri web 2 yinjira muri web 3. Aho akaba ari naho nyine hazagenda hatuma ibiri mu ntego zose z'uyu mushinga wa P-Network bigenda bigerwaho. Rero ciao ciao, reka tubabwire ngo mukomeze kugira umunsi mwiza. Yabahaga amakuru n'iki kiganiro ni Olivier Ndatimana, andi makuru yo ni Isango Itaha. Imana ikiturinze. Ciao ciao, bye bye.